ahangaha rero murabona ukuntu amazi ni ukuvuga ngo yuzuye arimo aramanuka ku musozi. Iyi santarari ikaba yitwa Kibingo, niyo muri paruwase ya Ntarabana. Ni ukuvuga ngo mu kiliziya amazi yuzuyemwo, uretse n'aba mubona bahagaze mu muryango bahunze amazi yuzuyemwo imbere mu kiliziya. Naha rero murabona ko ahuzuye, abakristo bagerageje gusohoka, murabona ko bari kunyagirwa, bari hanze kuko mu nzu muri kiliziya barashobora kugumamo hakuzura bakaza kubura rero uko basohoka. Ku misozi hakurya ngira ngo murahabona imvura iri kugwa cyane, ni mu karere ka Gakenke. Hakurya iriya misozi mubona niyo muri paruwasi ya Rwaza ya Janja, murambabarira. Aha rero turi ni muri paruwase ya Ntarabana. Ari amazi mubona ari kuza fashe n'umutaka, ni ukuvuga ngo ari guturuka ku musozi haruguru, ni menshi cyane ku buryo rero abakristo bagumye mu kiliziya, kandi murabona ko yinjiyemo, arimo arinjiramo, imbere huzuye, ndetse n'abarimo bakandagiye hejuru ku ntebe, ariko nabwo biri kwanga kubera ikibazo gihari. Aba bantu rero mu by'ukuri nabo gusabirwa. Urebye n'inzira twajemo kuri Nyabarongo ni umuhanda muremure cyane, ariko muri uwo muhanda hagiye huzuye amazi. Hepfo ahangaho umuhanda warasenyutse, bigaragara rero ko no kugera hano imodoka biragoye no kuza hano twaje kuri moto, ariko ni ibibazo mbese nk'uko mubibona. Turakomeza dukurikirana ikibazo cy'aya mazi. Twasohotse turi hanze twagiye kumbagama, bamwe bari mu bitoki, murabibona hano haruguru ibitoki nyine ku musozi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo turaza kubaha amakuru y'ukuntu bimeze mu izina rya Yezu. Reka dukomeze dukurikirane turebe aho biza guherera, kuko ntitubizi neza ngo amazi arabangana iki, kuko imvura yatangiye kugwa ahandi hatari hano. Twe tubibonye nonaha bigeze hagati niho tubonye imvura iza idusanga. Reka rero aba bavandimwe tubasabire, tubasengere, kuko iyi kiliziya bigaragare ko igihe tutazi, muri cya gihe cy'ibiza bavuga bati hagiye kugwa imvura nyinshi cyane, ntawe uzi ngese nigwa bizagenda gute. Niba bimera gutya haguye imvura iringaniye, mu gihe hazaba haguye nyinshi bizagenda gute. Ariko mwebwe muhatuye musanzwe musengera hano, nagira ngo mbabaze hagira utubwira, ese ikindi gihe bigenda bite, cyangwa hafi aho mutuye iyo imvura iguye nk'uku nguku biba bimeze gute? Haruzura. Ngira ngo hagira utubwira tumutega amatwi. Witwa nde wowe? Nitwa Nyirabazima Virgine. Witwa Nyirabazima Virgine. Igira inyuma tukubone, ngaho tubwire. Nyine kubera ko ruguru bacukura amabuye, yego, imvura iguye amabuye araza akamanuka amanuwe n'amazi, yego, yageze agafunga amazi ayoboka ahandi hantu hatatindetswe amabuye, yego, amazi ayoboka ahantu yishakiye. Ubwo rero kubera ubwo bucukuzi buba budakurikiranwa neza, iyo bije bikitendekana babikure mu nzira, amazi ayoboka ahandi akayoboka hano kuri iki kiliziya. Ese uretse nk'ubu bidusanze twari mu nyigisho hano mu kiliziya, hari igihe byari bwabe wenda padiri ari yaje kubaha misa muri mu kiliziya, byaba byarigeze biba? Biraba noneho bigakata hirya, hano hagasigara kiliziya nta kibazo ifite, bigakata mu nzira zo hirya ku baturanyi bo hirya batuye hano hirya. Bigenze bite rero ko nonaha twari mu kiliziya inzugi zifunze, amazi adusanga mu kiliziya, mbona musohotse mwiruka cyane, nanjye kugira ngo nzinge ibikoresho, nzinge gitari nsohoke, nuko amazi yari amaze kugera kuri aritari no nabuze aho mpagarara. None mwebwe iki kibazo mukivugaho iki? Mubona bizagenda gute amaherezo? Twabazaga abayobozi kutubwira, twari twarashyizeho ko tugira abayobozi bakadutabariza abantu bacukuza amabuye, yego, bagakorutira aha hantu amazi akayoboka amanuka akajya ayoboka inzira imwe, ntaze gusenya ino kiliziya. Icyo kintu twari twaritabaje. Mw'izi nzira rero muri iki gihe twari dutegereje ko baza kugira ngo turebe ko babikora, ariko uri kubona ko imvura iki gihe yabaye nyinshi, nta kundi byagenda, ubwo niba batabikora kiliziya izanga igenda.
ye murakoze cyane sinzi uretse hano twahuriye nk'abakristo ubundi mwebwe aho mutuye mu ngo zanyu hano ibigaragara muri iyi misozi bisa naho ari mu manegeka ngewe uko mbibona mwebwe ntabwo mujya mutekereza ku miturire yanyu ngo mugire icyo muhiganiraho n'ubuyobozi cyangwa se nkamwe mufata ingamba bigenda bite? Hari abantu baba batuye ahantu heza hari n'abantu batuye muri bino bice byo hahasi kubera amazi amanuka ashobora gutwara abantu bahahasi ari nayo mpamvu hari kubaho n'imidugudu hejuru abantu batuye ahantu bari gufata ingamba yo kugira ngo bahakure bajye ahantu heza. Yego nizo ngamba bari barimo. Wenda ngewe nagize impungenge kuko mbibonye ubu ngubu ndi kwibaza ngo ese nta kindi gihe yaba amazi yaragize ibyo yangiza cyangwa se akaba yagira abantu ahitana ubuzima bwabo byigeze bibaho? Mu minsi yashize ntabwo ari umugezi byahitanye hirya hari undi mugezi nanone wamanuye wigera watwara inzu n'umwana aya mazi se aje hano uyu munsi ni ay'umugezi cyangwa natemba mu misozi gusa bimeze bite? Aturuka aho bacukura amazi ubwo ni ukuvuga ngo iyo ari mu ishyamba urumva iyo bacukuye itaka ryose riramanuka. Urakoze cyane wowe ukuramo iyo ngofero tubwire igira inyuma gatoya ni ukuba hari ikintu wari uvuze ngo aturuka kwa Simoni ngo Simoni ni muntu ki bimeze bite? Hano mabuye yeze mu ishyamba niwe uyacukuza mu ishyamba hari uwo sinzi mu kanya turi mu kiliziya mbere yuko dusohoka hari abavuze ngo barasaba ngo azazane ngo niba ari mashini ngo ikora iki bigende bite? Mugende bintu by'amazi imashini ihahore ndani icinzira y'amazi sibure. None se wowe utubwira harya witwa nde? Akari ku mutima Patrick iyo mashini ngo ihahore hari ubwo se yari bwigera ihagera n'umunsi wari ariko turabisaba kugira ngo bayizane bakazana abakozi babo bakazana intoki ntihagire icyo bakora. Ubwo rero abakristo murumva ko mufite imbogamizi turabangamiwe cyane rwose. None se ubundi iyi santarare mu bitekerezo nta kuyimura hanga izaguma hanga hagiye uko nahabibonye ubwa mbere yegereye uruzi icya kabiri imihanda yanyu yarangiritse kubera amazi nta na rimwe murabyigaho ngo mubitekerezeho? Mu ngengo y'imari habaho ngo uruzi ntacyo rutwaye ahubwo bane bacukuze b'amabuye y'agaciro niba bari kubona ko kutwangiriza kiliziya batwimura bakatujyana ahandi. None rero ninde wagira icyo abwira abandi baduteze amatwi ku mpamvu murabona twari tugeze ku gice cya kabiri cy'ubutumwa mu nyigisho mwarimo muhabwa dusohotse twirukanka ese mwebwe hari ubutumwa mwaha abarebana wenda n'igikorwa cyangwa n'uburyo bashobora kugira icyo babafasha ninde wagira icyo atangaza? Yewe nitwa Magaritswe n'Imana Valence. Yego ubundi igikorwa cy'uyu mugezi uyu mugabo ya Simoni yangije amasamu menshi y'abaturage kandi no kuyishura ntabwo yigiza yishura yaba n'ibiribwa by'abaturage yaba n'iki byose nta kintu na kimwe yarabyanze kandi uyu mugezi atari yaza gucukura amabuye y'agaciro ruguriye uyu mugezi wacaga mu kantu gatoya ariko ahaziye kuhacukurira nibwo amasuri yagiye aza gutya imihanda yangirika kuriya n'imirimo y'abaturage kandi nta kintu yigeze akoranamo. Urakoze cyane ubwo ngubwo wenda tuzareba dukomeze tubisengere tuzareba naho bizarira cyane ko mu dutangira inyigisho hari umwe mu bayobozi wari uri hano nubwo yatashye imvura itaragwa ariko twizere ko nawe nabonye ari umukristo icyo kibazo azakigezaho kigomba kugera hanyuma namwe mukomeze musenge musabe Imana igira icyo ikora ku bijyanye n'uburyo mukwiriye kubaho no kuba ahangaha ndetse n'uburyo iki kibazo cyakemuka burundu abafashe kandi abaha umugisha mukomeze kwihangana. Yego ibihe byiza rero.